kuba watekereza ku ntego ni kimwe, ariko no kuzishyira mu bikorwa ni ikindi. Buri wese muri twe agira intego n'inzozi z'ibyo yifuza kugeraho, ariko se kuki bamwe bazigeraho abandi bakabananira kuzigeraho? Igituma bigenda gutyo ni uko akenshi tudahindura inzozi zacu intego zifatika. Inzozi ni igitekerezo rusange, ariko intego ni gahunda ifite intambwe zisobanutse. Kugira intego mu buzima ni nko gufata urugendo uzaho ujya, kuko bituma udata igihe mu mayira yose, ahubwo ugakoresha imbaraga zawe mu cyerekezo kimwe. Kuko iyo ufite intego niyo wahura n'imbogamizi ntucike intege, kuko muri wowe ubuze impamvu urimo kubiharanira. Inzozi ntizigomba kuba nini gusa nka nzaba umukire cyangwa nzagira ibyishimo. Oya, intego nziza ni iy'umwihariko, ipimika kandi ifite igihe ntarengwa. Tangira n'intego ntoya, buri ntego ntoya ugezeho biguha imbaraga n'icyerekezo cyo gukomeza ku ntego nini kurushaho. Kwishimira intambwe ntoya ugezeho ni ingenzi cyane, kuko ibyo bituma ukomeza urugendo ufite ishyaka. Rero fata akanya utekereze, ni iki ushaka kugeraho mu cyumweru gitaha, mu kwezi gutaha cyangwa se mu mwaka utaha. Byandika ahantu, hanyuma utangire urugendo, kuko urugendo ari bwo buhanga butuma ubuzima bugira ireme n'icyerekezo.